mu yindi riwaya yari amaze mu mihango imyaka 7 akomeza kujojoma bitajye bihagarara. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iramubwira ngo innaha hiya rakbatun min ash-shaytan, uwo mugeri shaytan akubita umwe muri mwe, iyo umukubisa komeretsa iriya mitsi bigatuma akomeza kujojoba. Abahanga mu bya siyanse bakoze ubushakashatsi basanga uko mutume yabivuze muri hadith, n'amaraso umugore abona mu minsi y'imihango ntabwo asa nk'ari amaraso akomeza kuza mu minsi y'imihango, nta nubwo bisa mubara n'uburya nuka nta nubwo nuka kimwe, byose nta na kimwe. Abo ni abahanga bagaragaza ko ari amaraso ya istihaba akomeza kuza mu minsi y'imihango, uriya mugore uyabona ashobora no gusama mu gihe y'imihango yari kuza gusama bidashoboka. Ibyo mutume yabivuze imbere y'imyaka 1000 sallallahu alayhi wasallam. Uwo ni rasulul huda utubwira ngo idha ishtadda al-harru, ubushyuhe ni buba bwinshi, zuba rikaka cyane, ubushyuhe bukaba bwinshi saa 6, fa abridu ani salat, mujye mukerereza salatu dhuhr, muyegeze imbere ho gatoya, mwayisaraga saa 6 n'igice muyishyire saa 7 n'igice. Fa inna shiddata al-harri, kubera yuko ubushyuhe bukabije cyane, min fayhi jahannama, buterwa no kwenyegeza umuriro wa jahannam. Iyo bari kuwenyegeza nibwo kwisi biba byakomeye. Ibyo yavuze byo byanarenze ubwenge bw'umuntu ko ntabyezi. Ibyo byo nta wujya muri laboratoire ajya gushakamo iki, ntabyo bari bubone. Ibyo ni ibijyanye na ilmul ghaib akura kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uwo ni rasulul huda utubwira ibyo dukoraho ubushakashatsi tukabibona, yarangiza kanatubwira n'ibirenze ahubwo ubwenge yabwiwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Uwo ni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Turkumwe Islam sallallahu alayhi, yarangiza akakubwira ngo uramenye umwe muri mwe ntagahumekere mu cyo kunywa. Hamaze gucaho imyaka irenga 1000 bakora ubushakashatsi basanga uyu mwuka dusohora mu kanwa bawita carbon dioxide, ni umwuka w'umwanda. Hari n'indwara umuntu yandura biturutse mu guhuha mu cyo kurya cyangwa icyo kunywa. Mutume yabivuze mbere y'imyaka 1000, aravuga ngo wala yatanaffas ahadukum fi sharabi, umwe muri mwe ntagahuhe mu cyo kunywa, yawe nduhuhamo ngo uri guhoza igikoma cyangwa uri guhoza icyayi. Mutume yarakubujije kubera ko uri gushyiramo imyanda iri kuva mu kanwa kawe, imyanda yose yavuye igifa kazi kino digestion byose, ya myanda usohora uyishyira mu cyo kukongera kwa imyanda. Mutume yabivuze kera sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Aziz kurikira darsa, Mutume sallallahu alayhi wa sallam arongera arakubwira ngo umwe muri mwe ntakarye yegamye. Abashakashatsi basanga kurya wegamya ni kimwe mu bituma umuntu azana inda. Ahangaha batsindwa ari benshi abavandimwe, na hadithi kakubwira ngo nta na rimwe Mutume yajyaga arya yegamye sallallahu alayhi wa sallam. Yavuze byinshi sallallahu alayhi wa sallam, nta na kimwe yasize abayisilamu, nta na kimwe yigize asiga salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ejo bundi nari ndi kubona ubushakashatsi abantu bakoze bagaragaza ingaruka ziri mu kuryama wubitse inda, ingaruka ziri mu kuryama wubitse inda n'indwara bitera. Subhanallah subhanallah, gutera k'umutima za hypertension naho bihurira no kubika inda uryamye. Mutume yarabivuze kera, asanga Abu Dharr aryamye yubitse inda mu musigiti, arambye ati ya Junaydib, uramenye ntukaryame ino ndyamo, innaha daj'atu ahli an-nar, ni indyamo y'abantu mu muri wa jahannam.